Mana data wa twese. Amen. Eratosasi eratokirebo. Mu izina rya Yesu turagushimye Mana. Imana yamanjije kumpa imbaraga z'umwuka wera, bigera igihe Imana impa impano z'umwuka wera. Impano yo gusengera abarwayi Imana irayimpa. Yaje yo ndi kuyireba Imana impa n'ibimenyetso byayo. Naje ndasengera umurwayi, ubwo yaba arakira Imana ikampa ikimenyetso ko arakira, yaba atarakira nabwo ikimenyetso nkakibona. Ubwo nkorana n'Imana gutyo, Imana irongera impa impano y'ubuhanuzi nayo nkorana nayo gutyo. Naje ndahanura nkabona ibintu birasohoye, nahanura umuntu akaza akambwira ati ibintu wahanuye byarasohoye. Ubwo nkomeza kugendana n'Imana gutyo, nkorana n'Imana. Uyu munsi se nukuvuga ngo wenda nk'umurwayi aramutse avuze ati nge ndarwaye, umukozi w'Imana mfasha kwinginga Imana ndebe ko Imana yangiza ubu burwayi, nubundi ikimenyetso ko umuntu ari bukire. Iyo musengeye cyane ari hafi yanje nkamusengera, icyo kimenyetso ndakibonaga. Yes, ni by'agacu kenshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonareke Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngewe nitwa David, nige mugiye kubana muri kiganiro nkanakiyobora, ariko nanone kuri kamera za Gonareke Plus muri kubona ko twazanye nandi mavuta mashyashya. Narabwiye ngo ngewe sinzigera nicara ngo numva umuhanuzi ari cyangwa se umukozi w'Imana cyangwa se umwana w'Imana ari ngo nanibwe kujya kumusura, kuko nabemere ko ngomba kubashakira abakozi b'Imana bakirimo imbaraga n'amavuta y'Imana, abantu b'Imana iri kugenda ikoresha muri iyi minsi. Niyo mpamvu rero nanjye nafashe akanya nkaza kwisura uyu muntu muri kubona imbere kuri kamera za Gonareke Plus. Ntabatindeye cyane, reka nihute kugira ngo nze kumwakira, kugira ngo ngiye ndeke kuvuga byinshi, ahubwo we aze kubabwira byinshi kundi Imana igenda imukoresha. Anatwibwire, reka mbabwire ko aka niko kanya ko gukurikira ijambo ry'Imana, kuko taza kugira ijambo ry'Imana. Aka kanya niko kanya ko kubohoka. Niba wumva gutameze neza, nizeye ko uyu muntu uri imbere kuri kamera za Gonareke Plus turaza kumukuramo amagambo y'ibyiringiro, amagambo ayuzuye umugwaneza, amagambo yudusubizamo adusubizamo intege mu rugendo rwacu rw'uyu munsi cyangwa se mu nza yacu uyu munsi tuba turimo. Ntabatindeye cyane rero, reka mwakire, ndakwakire mubyeyi. Murakoze. Murakomeye. Turakomeye. Aha ngaha tugeze rero ni kuri Wambonye, wari umaze iminsi wihishe cyangwa se warihishe imyaka myinshi, abantu batakubona umenyere b'abantu baba bakuze mu karisezi wanyu. Aha ngaha turi ni kuri Wambonye. Yego. Hanyuma rero reka dutangire gukeka ngo tuze kubigaruka kuntu hano ari kuri Wambonye. Reka dutangiye guca twiragiza Imana, kugira ngo Imana ize kutuyobora, kuko abantu badukurikiye nizeye neza ko bari buze kubona imbaraga y'Imana, bari kuza kubona imirimo n'ibitangaza muri iki kiganiro ku muntu uri buze kwizera. Dutangiza n'isengesho. Kadusenge. Mwami Imana yacu, Mana data wa twese. Amen. Eratosasi eratokirebo. Mu izina rya Yesu turagushimye Mana. Turagushimye kuko wabanye natwe, turagushimye kuko wakutugiriye neza. Eratosasi dosikerebo. Turagushimye kuko wabanye natwe uyu munsi, tukaba tugeze kwa aya masaha turiho. Izina ryawe ryiza nirishimwe. Ratusisikerebo. Izina ryawe ryiza nirihabwa icubahiro. Turi mu uyu mwanya rero, mu izina rya Yesu, ngwino ubane natwe, ngwino tugirire neza abaduteze amatwi n'abari kutureba. Tosasi dosikereboba. Batubonereho umugisha, natwe tubabonereho umugisha. Ngwino wivange mu byacu. Atosasi dosikereboba. Utasisikereboba. Imitima iduteze amatwi, mu izina rya Yesu ngwino uyihembure kandi wubake imitima yacu, mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma rero twatangira ikiganiro cyacu neza, reka maze ntangagatangazo cyangwa se mbibiri banga. Iyo dusoje kino kiganiro cyangwa se dusoje kuganira, umukozi w'Imana mba natumiye ndamubwira akadusigira nimero ye ku muntu wese aho yaba ari hose, ukeneye kuba yamuvugisha akaba yamubona ku buryo bworoshye. Mwumve neza ko musabwa gukurikira kino kiganiro kugira ngo uze kugira amahirwe yo gufata nimero y'umukozi w'Imana. Ikindi kintu, niba udukurikiye utarakora subscribe kandi ukagenda ukunda ibiganiro byacu tugenda tubagezaho, cyane ko hano niho tuba dufite abakozi b'Imana bizewe mu gihe nk'iki. Ngiye mba navuze ati nagiye mu cyaro gutembera ngo ndebe abakozi b'Imana bakirimo imbaraga y'Imana, batarabagira ibintu byinshi bibanduza. Urabona ko n'uyu munsi Imana yatugiriye amahirwe ikaduheza umuntu ukuze, afite byinshi agomba kutubwira. Niba afite byinshi agomba kutubwira rero, usabwa gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu tugenda tukugezaho. Kandi nanone ikintu nta kubagirwa kubabwira nuko twemera guhinduka. Iyo ubonye ikintu tudakora neza, ujya habandikira ubutumwa ukatubwira ati David, ubutaha muzahindure kino, muzongera iki niki. Ariko abenshi nabaza batubwira ko badukunda, nabyo turabyemera. Abantu baza badushima ko tuba twakoze umurimo utoroshye,
abo nabo turabemera. Kandi niba ubonye ko nawe ufite umuntu w'inshuti yawe wakwakira imbaraga y'Imana cyangwa wabaho kubona atameze neza, mbese yumva atameze neza mu buryo bw'umwuka, wamusharinga kino kiganiro cyangwa se ukakimusangiza ukakimwohereza kugira ngo twese dukomeze kubona ibyiza. Iyo ufite umuntu ukunda rero ibi bintu uza kubimusangiza. Hanyuma rero n'abatindeye cyane, reka nongere mwakire, ndakunda kwakira, nubwo mbere nakwakira nongeye kwakira no mu buryo bwagutse. Imana ishimwe. Nguko rero nakubwiye hano ni kuri Wambonye, hari abantu benshi baba badukurikiye. Ubu nibwo bwa mbere bakubonye, nanjye mbabwije ukuri pe, nibwo bwa mbere nkubonye, nibwo bwa mbere tugiye kuganira, ariko gusa ku buhamya mfite ni ukuri umukozi w'Imana kandi ukibirimo. Kandi nanjye buriya nubwo ndagira impano zo kwereka, ariko mfite umutima nama wanjye. Abantu bankurikiye, nanjye mfite umutima nama wanjye. Imana yemeye ko uwo muntu nganira nawe nkaza ngamwereka abantu, mba numva ko ari cyo gihe koko. Mba numva ko ari cyo gihe nanjye Imana inyemereye rwose umuntu mwereka abantu. Hari nabo ngenda nagira Imana ikambwira atoya, uyu muntu mumuretse igihe kizagera wemererwe kumugaragaza. Rero ndakwakiriye. Imana ishimwe, urakoze. Niba bya biri mu masezerano yo kuzahura n'abantu benshi, kuko ndabizi hano abantu bankurikije imbaraga y'Imana bagiye bambwira gukoresha, njya kuza ntekereza ko abantu benshi barakubonye. Hanyuma rero reka dutangire guke, tutangira twibwira abantu, batangira wibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye turi kuganira nandi. Yego. Nje amazina yanje nitwa Nyirambonera Faraziya, ntuye i Musanze, umurenge wa Bukinanyana, umudugudu wa Cuve. Umudugudu wa Cuve. Mu murenge wa Bukinanyana. Niwe utuyemo. Niwe ntuyemo. Hanyuma Imana ishimwe ko tukwakira. Usengera Hemeri? Nsengera muri ADPR. Muri iyi minsi niba ari ku Imana iri kugenda inkunda cyane, kugenda impuza n'abakozi b'Imana ba ADPR benshi. Iri kugenda inkunda cyane, bivuze ngo rero muri iyi minsi imbaraga y'Imana indiho. Yego, ikuriho. Indiho. Hanyuma n'abantu babonye ko twatangiye, nizera ko kino kiganiro cyangwa se rivugabutumwa, nivugabutumwa ritoroshye. Yego. Mbwira abantu ati rivugabutumwa, reka abantu barize kuritakaza. Hanyuma mumeze ute mu murimo w'Imana, akazi Imana yabahaye? Mu murimo w'Imana nkunda gusenga, nkunda n'Imana. Nkunda gusenga, ibintu byo gusenga nabyinjiyemo kera. Yego. Bimazemo imyaka 25. N'uyu munsi ukaba ukibirimo? N'uyu munsi nkaba nkibirimo. Nabyinjiyemo ntarashaka, urukubona mbibayemo ibirambe. Babyinjiyemo utarashaka n'uyu munsi? Na n'uyu munsi. Ibi bintu ko bibamo imijugujugu myinshi, intambara, ibiduca intege, bitugora, ntagiye wageze wumva ucitse intege? Oya, kubera ko Imana ibimfashamo. Nyine intambara ntabwo zabura mu murimo, ariko kuko ukomejwe n'Imana urihangana ukanesha, ukanihangana ugakomeza gukorera Imana. Nubwo ibibazo byaza, ariko kuva aba ari umurimo w'Imana urakora pe, nta kibazo. Bivuze ngo wowe warihanganye kugeza n'uyu munsi. Abantu rero iyi minsi cyangwa se abantu b'urubyiruko nkatwe, iyo tubonye ibintu biducanze, tavuga atari kubira ibintu wasanga atari umuhamagaro wacu. Oya, iyo uzi ko ikintu ari umuhamagaro wawe, niyo wagikubitirwamo, ni wowe wagitererwamo amabuye, ubigumamo nta kibazo. Nta gihe kigeze kugira ngo ukabona ibi bintu noneho biragucanze neza, ukavuga ati none kubeka indi kurwana Mana, nkaba ndi guhura n'ibi bibazo? Ibyo byigeze kubaho, ariko kuko nari nkomejwe n'Imana, narakomeje penda nakomeza korana n'Imana. Ari nk'umuntu ushobora kuba dukurikiye akavuga ati uriya ni irebanga yakoresheje kuba agejeje umunsi? Nta kindi ni ugusenga. Iyo ubona intambara zibaye nko mu murimo nanga mu kintu runaka ukora, nta kindi wiyambaza amasengesho ugasenga, nta kindi kintu wakora, Imana ikabigufashamo. Mbese nta kindi ibanga no gusenga. Urakoze cyane. None reka dutangire ikiganiro cyacu neza, ngo tubibibanga babyumve neza. Hanyuma ibi bintu ujya kubyinjira mu byatangiye gute?
ibi bintu nca kubyinjiramo ubwo namaze kwinjira mu itorero rya deperi ngezemo numva nshaka ibintu by'umwuka wera, numva nshaka ibintu by'imbaraga, ndabisengera mbisaba Imana, nkaje ndafata ibihe ngasenga, byabaye ngombwa Imana irabimpa. Imana yamanjije kumpa imbaraga z'umwuka wera, bigera igihe Imana impa impano z'umwuka wera. Impano yo gusengera abarwayi Imana irayimpa, yaje yo ndi kuyireba Imana impa n'ibimenyetso byayo, naje ndasengera umurwayi ubwo yaba arakira Imana ikampa ikimenyetso ko arakira, yaba atarakira nabwo ikimenyetso nkakibona. Ubwo nkorana n'Imana gutyo, Imana irongera impa impano y'ubuhanuzi nayo nkorana nayo gutyo. Naje ndahanura nkabona ibintu birasohoye, nahanura umuntu akaza akambwira ati ibintu wahanuye byarasohoye. Ubwo nkomeza kugendana n'Imana gutyo, nkorana n'Imana. Uyu munsi si nukuvuga ngo wenda nk'umurwayi aramutse avuze ati ngenda arwaye, umukozi w'Imana mfasha kwinginga Imana ndebe ko Imana yangiza ubu burwayi, nubundi ikimenyetso ko umuntu ari bukire? Iyo musengeye cyane ari hafi yanje nkamusengera, icyo kimenyetso ndakibonaga. Ukabona ikimenyetso ukavuga ati uko byagenda kose arakira. Nubwo yaba arembye hari ikimenyetso Imana impaga nkakibona. Ubwo nabwo yaba atarakira, ubwo hari ibimenyetso Imana impaga ngahita mbimenya mu gusenga kwanje. Ikagucishamo n'umuhanuzi. Hanyuma wibuka uwo munsi bwa mbere winjiye mu gakiza, ro wibuka? Umunsi ninjiye mu gakiza, ninjiyemo ari kuwa gatanu. Umunsi ntanzagwibagirwa. Hari kuwa gatanu. Bisiba myinshi reka utakwibagirwe. Hari kuwa gatanu ninjiye mu gakiza, nirwa mu masengesho saa 9. Ubwo Imana niho yambatije mu mwuka wera saa 9 z'amanywa. Nisa urayibuka neza? Nisa ndayibuka, ntabwo bizamvuga. Tugeranyeze kuntu uwo munsi byari byifashe. Uwo munsi ubwo nshinjira mu masengesho, natangiye ndi gusenga ari mu gitondo, ndasenga habaye isaha ya saa 8, dufata umwanya wo kwihana, twihana ibyaha. Saa 9 ngiye kumva numva ndahindutse, numva umubiri urahindutse, numva uko nayindi gusenga birahindutse, numva ngiye mu zindi mbaraga. Ngiye kumva kuko nasengaga ngasenga nyine ndi kupfa kuvuga, ngiye kumva numva ururimi ruraje, numva mvuze mu ndimi. Ubwo by'Imana numva biraje gutyo. Uhita urakomeza n'uyu munsi? Mfatiraho ndakomeza n'uyu munsi. Hanyuma impano z'ubuhanuzi zijya kuza zo uribuka? Najaga ndaryama nkarota ndi guhanura, bwaca nkabibura. Naba ndi gusenga nkumva ubuhanuzi buraje, bwaca nkabibura. Noneho ibyo bintu bimaze kuba, numva ngize ishaka ryo kuvuga ngo Mana ibi bintu ndi kubona, ndi kurota nkabibura, Mana ibi bintu bizaza bimbemo. Noneho igihe caragera biraza, noneho bimbamo. Mana irankoresha guca mu urarota wabyuka mu gitondo bikabura? Nkabibura. Rangije bifata igihe cy'amasengesho? Bifata igihe cy'amasengesho, icyo gihe nafanu ibaye miremire. Byakibaye myinshi ntabwo wakwibika ibyo bintu byabaye. Ni kera. Ni kera. Hanyuma rero akenshi iyo abantu bamwe babonye ibintu by'umwuka, hari igihe batangira kuba bagupinga, bakavuga ati ibintu se kuko ni ukuri, nyine bya bintu bavuga nka nta muhanuzi mu wabo. Urwo rugamba wahuye narwo? Ibyo byaraje, nto byabura kubaho. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuhanuzi bwemerwa ari uko busohoye. Ubwo rero hari igihe Imana ikankoresha, navuga nk'ibintu bamwe bakumva ari n'ibintu bikomeye, bakavuga bati si ibi bintu bizabaho. Ubwo byageraho bigasohora, bakabyemera uko bisohoye. Wavuga ibintu bakumva ukuntu ari ikintu gikomeye, ikintu kiremereye, bakavuga bati ibi bintu bigomba kubaho. Ubwo bakabyemera uko ibyo bintu bisohoye. Nko mu icyo gihe hari nk'ikintu wibuka icyo gihe wavuze ikintu gikomeye abantu rimwe na rimwe bakagushidikanyaho? Nkimara guhabwa impano y'ubuhanuzi, ndibuka ibintu natangiye kuvugiraho mu iteraniro, n'abantu twaririmbanaga, twari abaririmbyi na perezida wacu wa korari.
noneho Imana irankoresha iramubwira ngo agiye kuba umupasitoro. Abantu barakangaranya baravuga ngo mbese bamugira gishyari ngo mbese yaba umupasitoro gute, ariko nta gihe cageze batamwimitse atabaye pasitoro. pasiteri muri ADPR ubu baracyari pasiteri no baracari pasiteri aracyariho kuko nyine umva imyaka nibaye byinshi tugomba kuba tukamenya tuwo munari wa muntu we niba uhari uzatwandikira unatubwira ati nyaboneka uwo mukozi w'Imana muri kumwe ni wowe. Aracahari nani babiri banarahari na pasitoro. wabwiye abantu babiri ubwo ico gihe nari nkiri umukobwa none niragashaka. urumva bari mu rugamba abahari mu rugamba kandi no mwaho cyagiye cyanyu mukizwa byabaga bikomeye cyane byabaga bikomeye. Wanarasengaga hakaba n'igihe imiryango mbese zigutoteje ariko kubw'umuhamagaro w'Imana ugakomeza ukihangana ugasenga. hari nk'abantu badukurikiye hano bashobora kwita avuga ati Mana waduhuza na buriya mukozi w'Imana tukagira hamwe nawe tukamusuhuza ukuntu urimo kuvuga Imana wuzura umwuka n'ukuntu Imana yahereye kera igukoresha. hanyuma nk'uko nabikubwiye ibintu bigira imijugujugu bigira intambara ari kuganura abantu bakagupinga ari nk'ahantu wageze wajya guhanura abantu bakumva pe nk'umuntu umushire nk'ubutumwa sinzi niba byarigeze biko kubona abantu babyakiriye neza. Kuko cyane Imana yakunze nko kunkoresha nkabona ubutumwa bw'abantu nkagenda umuntu nkabumushira gusa numvaga ko harimo intambara nashaka guceceka nkumva umutima ugiye gusandara ubwo nkabikorera nk'agahato k'Imana nkabikorera nk'itegeko ry'Imana. Imana ikavuga ngo genda umubwire ubwo nkagenda nkamubwira. hanyuma rero wagerayo bakabyakira neza ntaho bakurukanze kuko ari wowe nigeze kuganira nawe arambwira ati ngera ahantu nigeze kujyana ubutumwa mbubabwiye bafata inkoni banyirukangaho ntirukanga nk'umusazi ngeze hepfo ndica ndavuga ati ibintu biki biri kumbaho. nyine imitima z'abantu ntaba ari kimwe. hari uwo bagupinga yanagutuka ushobora no kwihangana ugahora ariko bigasohora. ubwo byemera ari uko bisohoye ubuhanuzi bwemerwa ari uko busohoye. uyu munsi wa none reka twize mu munsi wa none gukora umurimo w'uyu munsi wa none ubona bitavunye? Birafunye cyane. bashishwa n'iki muri uyu munsi wa none? nta no gusenga ni ugusaba imbaraga zo gusenga nta kundi. kuza muri imijugujugu y'uyu munsi wa none nta no gusenga kuko ibi bintu nta n'ikindi kintu wabikoresha ni ugusenga. ni ugusenga. gusenga nta kindi kintu wabishoboza usibye gusenga. ni ugusenga Imana kandi ibi byose tubishobozwa na Kristo kuko ari we uduha imbaraga. kuko ibi bintu nto wabikoresha mu mubiri nta byashoboka. ni ugusenga ugasaba imbaraga z'Imana Imana ikabigufashamo. hari ukuntu nabonye ukuntu wuzura umwuka imbaraga uzikura z'uyu munsi n'imyaka ufite kwa kuntu uri kuzura umwuka. nyine wumva bije nose ko atari imbaraga z'umubiri. ntabwo ari imbaraga z'umubiri. iyo winjiye mw'uyu murimo ukawinjiramo Imana niyo igufasha niyo ikwambika imbaraga. ese nk'abariya iyo uri mu mwuka ntabwo ubuze ahantu buri? oya iyo bigenze gucira mu mwuka wumva uri mu kirere ntabwo ubuze ahantu uri. uja mu mubiri usubira mu mubiri ariko wavuye mu mwuka. yego. hanyuma reka tujye nko ku kintu cyumva ushimira Imana kuba yarakugize umukozi w'Imana uyu munsi kabigukoresha. tubwiye se niba ari aho wageze ukumva ucitse intege urugendo rwawe rw'ubuzima tubwire byari bihagaze bite? gukorera Imana nkija kwinjira mu bintu byo gukorera Imana nari mfite uburwayi Imana irabunkiza. narwaraga umutima cyane umutima cyane nkananirwa guhumeka narivujije byaranze ariko mu masengesho natangiyemo ndi gushaka Imana nimwe umutima Imana yagunkirije. umutima gurakira mba muzima na n'iyi saha umutima gwarakize mba muzima. ubwo Imana inkoresha umutima gwarakize. noneho ubwo mwuko gukorera Imana numva ko nshaka gukorera Imana ndi umukobwa ndayikorera kugeza igihe Imana inkoreye ubukwe ndubaka ndakomeza gutyo gukora. urumva icyo ni igitangaza cy'Imana. ariko abantu ukuntu tumeze tusigaye tubayeho twumva nk'ibimenyetso by'Imana ukuntu Imana yabwiye gukoresha abantu wagiye usengera
niba ari abantu bagiye usengera ubona byaranze bigoranye, tubwire byo bihagaze bite, niba n'uyu munsi nabi Imana igenda gukoresha usengera ubona byaranze bakagira bimeze bite? Cyane ariyo mpamvu ibintu nabigumyemo, najaga ndasengera nk'umuntu ibintu byanze, tuvuge wenda nk'umuntu urwaye indwara zarabaye urudaca, namusengera nkabona arakize. Hari n'ibintu Imana yagiye inkoreshaho cyane, abantu barwaraga bino bicuri nabasengera bigakira. Umuntu abantu bikubita hasi, bikubita hasi akamara nk'iminota 20 atazi yari atazi ko ameze, ubwo bamunzana namuramburiraho ikiganza agakira. Gutya Imana ikoresha. Wagiye uvuga ngo najyaga uyu munsi wa none hose, n'uyu munsi niko bikimeze. Duhishuje umunsi wa none nk'umuntu wazi ukugana. Uyu munsi wa none umuntu wese wazungana afite ikintu runaka nasenga, Imana igakora igitangaza. Sinje ugikora nje uyu wambaye umubiri ni Imana intuyemo niyibikora. Ni byiza. Hanyuma yugiye kugiranye cyagiye cyakera n'uyu munsi, wenda ubona umukristo uyu munsi ahagaze uti? Abakirisitu bubu ntabwo wenda byibuze ari nk'abambere, mbese wenda ukuntu abakirisitu bubu bakundaga Imana nanga bakundaga gushaka Imana abambere, ntabwo ari nk'abambere. Abambere wabonaga umukirisitu wa mbere agashaka Imana, ariho umwete, akabishiraho umwete, akagerageza kwihana ibyaha no kubireka, ariko ubona ibyabuno atari ko bimeze. Ububone by'ubu ngubu bihagaze biti? Ibyo ubona umuntu abigendamo gake adashaka kumva Imana, mbese adashaka kumva Imana neza gutyo muri make. Yes, bose ntabwo ari bose, hariho ababirimo, ntabwo ari bose, baba babirimo, hariho babirimo, hariho n'ababivuyemo. Gutyo hari ababivuyemo. Ubu ubona babura ikizi? Ababivuyemo baba babuze gusenga Imana no kuyizera. Ukubona nk'iki kibararura kubera nyine gituma batizera Imana. Hari igihe umuntu asenga Imana, yamara gusenga Imana, yakurikira Imana, igihe kikagera akayivamo akaja mu by'isi, agakora ibyaha, ubwo agatandukana n'ubushake bw'Imana, akava mu minuza. Iyo ubonye nk'urubyiruko rwa kera nkamwe mukizwa n'urubyiruko rw'uyu munsi nk'abakobwa b'iyi minsi, ubona bihagaze biti? N'abasore urubyiruko rwa mbere yakurikiraga Imana, akayikurikira akayikorera, ukabona yatandukanye n'abantu badakijijwe, ukabona afite imbuto nziza, ukabona aciye bugufi, ukabona aririnda ibyaha. Ariko buno sigaho urabona ibintu bitameze neza mu rubyiruko, kabana n'ubirimo ntabwo abirimo neza, n'ubirimo ntabwo ari gushaka Imana neza, bimwe akayishaka ubundi akayivamo. Ubu ngubu ubona ari ikihe kintu kikubangamira cyane ku rubyiruko rw'uyu munsi? Ikintu kimbangamira cyane ku rubyiruko rw'uyu munsi cyane ni nk'ibintu by'ibyaha by'ubusambanyi. Cyo kintu kibangamiye urubyiruko cyane, ikintu cy'ubusambanyi, kwifata nabi, kibangamiye cyane urubyiruko. Hanyuma rero numva tuganire byinshi ku muntu dukurikiye, bagiye bagukunda uko bigaragara, dukurikije ibintu twagiye tuganira. Hanyuma rero reka twifatira akanya, kuko akacu no kuvuga ijambo ry'Imana. None ngiye kuguha umwanya utubwire ijambo ry'Imana, uraza gufata umwanya usengera abantu bafite ibibazo bya hano, kuko ari abantu bafite ibibazo. Icyo nababwiye ni kimwe n'ukwiza bagakurikira ikiganiro. Tugiye kuguha akanya wisanzure pe, wisanzure uvuga ati aha tuba turi abantu benshi. Yego. Aha tuba turi abantu benshi, tuba turi abantu benshi. Numva ushaka kumbaza nambaza nanjye, numva icyo ushaka kubabaza urababaza, ariko bazagusubiza nyuma. Tugiye kuguha akanya wisanzure, tubwire ijambo ry'Imana, usengera abantu bafite ibibazo hano, kuko nicyo cy'ingenzi. Njye nkunda ijambo ry'Imana cyane, ngunda nuko mbone abantu ibintu byabo bisobanutse, bisengeye. Ntago nibuze kubwira ngo uraza kumara igihe kingana iki, uraza gukora uko Imana igushoboza. Ni kubwira ati mu minota 5 ukoresha iminota 5, ni kubwira iminota 30 ukoresha 30, uko Imana ivuze kugushoboza. Hari ikibazo tacu kuko twabanje tuganira byinshi kera, ubu uyu munsi ibintu bihagaze gute, twaganira ibintu byinshi pe. Numva ari cyo ngicyo twakomerezaho.
yego karibu. Imana ishimwe. Natwe dukunda ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana niryo ryadukomeje na n'iyi saha niryo ridukomeza, niryo rituma dukorera Imana, niryo rituma tuguma mu bintu by'Imana. Kandi ijambo ry'Imana iyo urikunze ukaryubaha uguma mu Mana, kandi ijambo ry'Imana iyo uryumvishije ukarikomeza riragukomeza kandi rikagera ahantu rigushira. Natwe turarikunda katubasomera ijambo ry'Imana. Amen. Ndagufasha gusoma? We nakibazo fata biya yawe ngifite yanjye hano. Wozagira namwe ngo nsomera hano cyangwa uzi gusoma? Urasoma nta kibazo. Jarige ntabisoma neza ngo kwenda wewe wabisoma ukabyisomera. Nawe urabisoma dusome. Ezekieli ibice 4 umurongo wa 15. Ezekieli ibice 4 umurongo wa 15. Some gake tujyana. Ezekieli umurongo wa 15 handitse ngo maze arambwira ati, maze Uwiteka arambwira ati, dore amabyi y'abantu nyagukuyeho. Dore amabyi y'abantu nyagukuyeho. Haleluya. Amen. Amina. Amen. Maze Uwiteka arambwira ati, dore amabyi abana b'abantu baguteye nyagukuyeho. Haleluya. Amen. Amabyi Imana itubwiye gukuyeho. Hari igihe waba ufite ibyaha, hari igihe waba ufite amakuba n'ibyago. Yego. Rasisi atuta dosikere boba. Amen. Era tuta tosa sikere boba. Maze Uwiteka arambwira ati, dore amabyi baguteye nyagukuyeho. Amabyi Imana itubwiye agukuyeho ni bwa bukene. Yego. Ni ya nzara. Yego. Ni bya bigeragezo. Ni ya myenda. Ni kwa kubabara, ni bwa bukode bwakubabaje. Ni kwa gusuzugurwa. Dosisi atuta desikerebo. Iyeri ravuze ngo ayo mabyi mwanzi yaguteye ayagukuyeho. Weho uko twumva. Hari igihe waba ufite uburwayi bwakugize imbata, ariko ni wizera Imana, ayo mabyi Imana yaguteye irayagukuraho. Hari igihe waba ufite ubukene bwakugize imbata, ariko ni wizera Imana, ayo mabyi umwanzi yaguteye ayagukuyeho. Haleluya. Hari igihe waba warabaye mu bukene cyane, warabaye umupangayi, warabuze inzu, ariko Uwiteka avuganye nawe ngayo mabyi umwanzi yaguteye ayagukuyeho. Haleluya. Haleluya. Komeza. Nguhaye ibisheshe by'amase y'inka, uzabe ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Nguhaye amase y'ibisheshe by'inka ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Haleluya. Amasheshe Uwiteka abaguhaye n'iri jambo ry'Imana riragukomeza, mu byago ugezemo rikagukomeza, mu ntambara ugezemo rikagukomeza, mu nzara ugezemo rikagukomeza, mu gutotezwa ugezemo rikagukomeza, mu burwayi ugezemo bwabaye karande rikagukomeza. Haleluya. Tukomeze. Arongera arambwira ati, mwana w'umuntu, dore umutsima nirwo rushingikirizo rw'Abayisiraheli. Amen. Yerusalemu. Amen. Ngiye kurukuraho, bazarya ibyo kurya bagerewe, reka dusubemo neza. Ngiye kurugukuraho, bazarya ibyo kurya bagerewe bahagaritse umutima, kandi bazanywa amazi bagerewe bashishwa. Byumvise neza? Amina. Umurongo wa 16 twatugezeho. Ibice 4 Ezekieli ibice 4. 17. Anaye wo murongo wa nyuma ku bice 4. Uko niko bazabura ibyo kurya n'amazi, bose bazashoberwa babe ubutaruta babe kansubemo neza.
uko niko bazabura ibyo kurya n'amazi bose bashoberwe babe ubutarutana babe abayuka bazize ibicumuro byabo. abanyabyaha ago magambo gatugereranya abanyabyaha bavuye mu Mana nibatubaha Imana bazagera igihe babura bashoberwe kuko bagize gute bataye Imana. Haleluya, etosasi erasikereboba. Ndakubwira ngo haranira kubaha Imana no kuyihimbaza. Imana itazakureka ukabura amazi kuko waretse Imana, ukabura ibyo kurya kuko waretse Imana. Haranira kubaha Imana, Imana nawe izakugirira neza. Amen. Ijambo ry'Imana nicyo. Haleluya, amen. Tugeze muri kakanya keza akanya ko gusengera ibyifuzo bigiye bitandukanye ku bantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Sinzi niba ari kino wabwira abantu baba dukurikiye hano baremerewe bafite ingorane bumva barabuze icyizere, nike kintu wababwira? Yego. Katubaza ikintu nababwira abantu bagize ibibazo baremerewe, iyo bisunze Imana, Imana ibagirira neza. Iyo basenze, Imana ibagirira neza. Yego, none reka dufata akanya dusenge ku bantu bafite ibyifuzo bigiye bitandukanye. Ni karibu kugira ngo basengere, twaza gukurikiza akanya ko gufata nimero yawe nyuma. Ni karibu kadusenge Imana. Mwami Mana yacu, Mana data wa twese, Mana nziza, Mana ishobora byose, dusengeye ubwoko bwawe. Mwami dusengeye abarushe ngo baruhure, dusengeye abarwayi kugira ngo bakize, dusengeye abatagira ico kurya kugira ngo bahe ico kurya, dusengeye abapangayi ngo bahe amazu, dusengeye abashumeri ngo bahe imirimo. Mu izina rya Yesu Kristo dusengeye Uwiteka Imana data wa twese, imfubyi n'abapfakazi kugira ngo bamara agahinda. Dusengeye mu izina rya Yesu abasore n'abakobwa rasisi dosikerebo utasisikerebo. Dusengeye ingumba mu izina rya Yesu guzihe kubyara mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Imana data wa twese. Era tuda sisi atuta desikerebo utasisi adosikerebo mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye abarwayi bagizwe imbatwa n'uburwayi mu izina rya Yesu. Turasenze kugira ngo aya masaha ugire ico ukora mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Imana data wa twese. Turasenze kugira ngo Uwiteka Imana data wa twese urengera abantu bawe. Mwami Imana yacu kiranuka mu izina rya Yesu. Turasenze kugira ngo Uwiteka Imana ababuza amahoro mu mutima ubahereza amahoro utasisi atusisikerebo mu izina rya Yesu Kristo. Uganze mu bantu bawe, utegeke kandi uganze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hanyuma nguko nawe basezeranyije ko turaza gufata akanya ko gufata nimero y'umukozi w'Imana. Ugiriwe munsi. Ntago yizi nimero? Oya nayigusesha ntabwo nyizi. Ntago urafata nimero yawe? Turaza kubigenza ute? Okay, nimero turaza kuyandika hasi muri comment ya mbere. Araza kuyimbwira ngewe ndaza kuyandika hasi ku bantu bari buze gukina nimero. Turandika muri comment ya mbere cyangwa se arabandikira ubutumwa no tubwandike nimero yiwe kwa atayizi telefone kandi yayibagirwa mu nzu ntago twagarika ikiganiro. Hanyuma nk'aba bantu bagiye kuzaje baguhamagara niki twababwira mu buryo bwo kuguhamagara? Bampamagaye hari umpamagara ari uburwayi ashaka ko mufasha gusenga. Ndamusengera. Hari n'umpamagara ari ikibazo ndamusengera ariko cyane bari hafi yanje. Kuko biramfasha cyane bari hafi yanje ariko no kuri telefone ntabwo nabikora. Hanyuma rero turagushimiye cyane abantu bari buze kukina nimero ye turaza kwishyira muri comment ya mbere. Reka tugushime kuba wemeye kuza kutuganiriza ukatuganira ijambo ry'Imana. Nge nakunze cyane. Narikunze cyane. Hanyuma nawe udukurikiye turagushimiye cyane kuba wemeye kuduha akanya ukadukurikira. Niba turakora subscribe kuri subscribe. Mwakoze. Mana ishimwe.